nk'uko bisanzwe rero tukomeza kugenda tubakurikirana inkuru nyinshi cyane z'abasitari batandukanye, akaba ariyo mpamvu twagiye ku Gisozi ahantu hari gukinirwa filimi, tuhasanga umusaza umenyerewe muri filimi nyarwanda nyinshi cyane, bakaba bamwita Ndabazi. Reka tumuhe ikaze kuri Ruseseka TV. Mwiriwe neza? Wiriwe Ruseseka. Ruseseka ni televiziyo, nge turi kuganira banyita Juma. Amakuru yawe? Juma Ruseseka. Nta kibazo uko wabyita kose. Amakuru yawe? Meza. Biragenda? Biragenda nta kibazo. None se dusanze murimo murakina iyi filime bita Inzira Ndende. Ese iyi filime imeze ite, iraganisha kuki? Filime Inzira Ndende nta nubwo ari n'ikibazo. Niryo zina ryayo ryonyine, ndumva n'uyireba nawe yashobora kwisobanurira. Inzira ndende nyine ni inzira ndende. Nk'uko mubyumva rero, Inzira Ndende ni inzira ndende, uyu musaza akaba arimo arayikinamo yakitingamo. Urumva rero ni filime izaba ikunzwe cyane. Wowe usabwa gukora subscribe kuri iyo channel yitwa Ruseseka, hanyuma ukajya ukurikirana ibiganiro byinshi bitandukanye tugenda tunyuzaho. Nese muzehe, ikibazo cya nyuma nkakureka ukikomereza. Ubundi mu buzima busanzwe filimi tuzikubonamo ari nyinshi cyane, none izo filime ubundi ubona ziri gutera imbere? Okay. Nyine uko filime isohoka igenda irusha igira akarusho kuzo isanze. Ni ukuvuga ngo noneho Inzira Ndende ngewe uko nayikurikiye wayikinnyemo nabonye hari icyo izarusha izindi. Yego. Arakoze cyane umusaza rero kuba atuganirije, akaba dusangije byinshi cyane nk'umusaza mukuru cyane, aduhaye inama nyinshi cyane ati Inzira Ndende koko ni filimi yitwa Inzira Ndende. Urumva rero ni filimi nziza, muzayikurikira kuri iyi televiziyo bita Ruseseka TV kuri YouTube. Usabwa gukora subscribe, ukanyeganyeza nako kagoma, hanyuma ukagenda ubona byinshi bitandukanye. Turabashimiye cyane.